Fine FM, radio y'amahitamo yawe. Swambwira ko ushaka imari urayishaka. Ndumva ndi amafaranga yanjye ari gupfa ubusa. Urayishaka dore ndege twayigurukije rero tujya kureba imari. Wayibonye? Ndayibona. Abari ku YouTube channel Nzuri Market bajya bakareba imari y'umunsi kubera ko imari buri muntu wese yisangamo. Imari y'umunsi rwose nanjye ngaha ndajyamo. Nawe urimo? Mumaze iminsi mumbwira bati imari rwose mutugezaho ziba ziri hejuru ziba zigize zite oya. Ahanga noneho iyi mari y'umunsi iyi ngiyi ubona yuko ari imari buri wese yagwamo. Iyi mari buri wese yagwamo ubona yuko mu kanya gatigiye kubiti hasesekara rwose. Imari igiye kuhasesekara rwose. Imari y'umunsi. Neza cyane uhita ubibona kuri YouTube channel ya Nzuri Market. Umuntu agende ahite yigurira ibintu bigende neza cyane kuko twabonye yuko abantu baba bakeneye n'imari rega tumaze iminsi tubabwira. Wayibonye? Inzu nziza cyane igurishwa. Urabona ko no kuri kaburimbo hano bari kugenda banyura bagenda. Yego. Ni inzu nziza cyane rero igurishwa kandi idahenze. Urumva? Iri Inyagasambu hafi ya kaburimbo. Nyagasambu urahazi? Nyagasambu ndahazi. Ni Nyagasambu rirarema ariko niba rema kwa kane niba rema kwa gatandatu simbizi Nyagasambu ariko banza ari kwa gatandatu hato hari. Nyagasambu gana Rwamagana urenze Kabuga. Urenze Kabuga niyo centre yindi wavuga ikomeye ugeraho. Nyagasambu neza hari mu murenge wa Fumbwe. Hanameze neza cyane urabona ko hateye imbere ni quartier iri gukura ni kuri kaburimbo. Birahara cyari ubuzima bworoshye kubera yuko ushobora kugenda wigurira iyo nzu ukigurira n'isambu ugahita utangira guhinga ugatera insina ugatunganirwa. Urayibona rero iriya quartier urabona ya misozi ya hariya hejuru za Rwamagana hariya muri Fumbwe ubona ko ari ahantu heza cyane rero ubona ko hari gutera imbere hari umuhanda ugenda ukagera kuri iyo nzu kandi hafi ya kaburimbo. Urumva kandi abantu icyo tugomba kumenya twese ntago tugomba gukomeza kwizingira mu mujyi wa Kigali. Oya ubu nta nubwo bikigezweho. Abantu benshi uzanarebe bari kugenda bagana mu nkingiro za Kigali hubwo za Rwamagana. Kuko nka Rwamagana uravuga hariya ni mu murenge wa Rufumbwe Nyagasambu. Uza abatuye ku Muyumbu. Nta hantu biba byoroshye kugenda. Mu murenge wa Muyumbu. Yego. Abatuye se mu Nyakariro. Nyakariro se urahazi unyuze Kabuga. Ndahazi naho. Ukomeza naho ugahita ujya mu Nyakariro hari umuhanda ugenda ujya muri Rwamagana. Iyi nzu rero nyamuneka rero ntabwo ihenze. Ni nziza. Wayibonye iyi nzu? Ni nziza. Koko. Wayibonye? Wowe uvuga ngo ngewe ntabwo ndi bukubita imari ishyushye. Miliyoni zingahe? Miliyoni. Urumva? Mbanze nyitegereze neza. Ni urayibona siriya nzu? Mbanze nyitegereze neza. Hariya ari kutwereka ni hanze hayo. Yego. Ubwo nahise nkora na bije buryo hariya. Wajya ujya irayo. N'agakorotire kameze neza uburyo. Korotire wahita ugashyiraho korotire. Ugashyiraho fresh. Dore igiciro bahise bakitwereka rero. Ni miliyoni 15 ziganirwaho. Negotiable. Ni inzu rwose yubatse yuzuye. Urumva? 15. Ishakaje amabati asanzwe. Angere banyereke bya byumba. Urumva? Ngo ifite ibyumba binibi. Urumva? Iyi nzu se urabona wayinganya iki? Ikiza ni ku muhanda urabibona? Ni ku muhanda. Ni inzu yuzuye. Miliyoni 15 ziganirwaho. Dere mu nzu yaho. Oye mu mimbere urimo urabona. Ribuyu inzugi. Urimo urazibona inzugi za Ribuyu. Imodoka iraparikamo ndani mu gipangu hariya mu wahita ukiraho korotire. Amakaro arahari. Urimo urayibona? Ubwo se iyi nzu wavuga yuko twayishinje iki? Miliyoni 15 ziganirwaho. Mukanya wose se wambwiraga ngo se ngo birashoboka yuko ngo hari inzu ngo umuntu yabona ngo iki? Twavuga ko twavuze hagati ya miliyoni 10 na 20. Mari terengeje miliyoni 20. Tuvuga abantu bashobora kuva mu manegeka. Nyamuneka rero iyi nzu genda urayibona kuri Nzuri Market imazeho iminsi 8. Nutinda urasanga bayitwaye. Kubera ko imazeho iminsi 8 ishyizwe kuri urubuga rwa Nzuri Market. Urahita uyibona kubera ko urareba uvuge ngo imazeho iminsi ngahe. Uhita uhamagara nimero usangaho ariyo 0788 48 67
97 cyangwa hamagara 0782230123 cyangwa wasange ku Muhima ku cyicaro cya Nzuri Business Group Limited aho bakorera hariya mu nyubako ya Shema House muri etage ya 3. hanyuma nyamuneka umutungo wawe ushaka kugurisha ushaka kugura hirya no hino mu gihugu tuba turi abantu babazi ko ngo tuba turi mu ntara gusa nako mu mujyi hano gusa no serasi Nyagasambu uri kurebera se ibyiza bitatse u Rwanda atari Nyagasambu hafa tugerayo urumva harazanya twegire rero no gutura mu nkengero kuko tuzatwikorera ibindi bikorwa bitandukanye ako no muri ngiye ninjya gutura nzajya mu nkengero Kigali uzuza witahire cyane kabisa ugenda uhinge uzajya urya ibyo wejeje nintanahinga ndumva ufite gahunda nk'iya Dickson niwe ngo agomba kuzaba afite jaride ubusitani bugizwe n'imbuto n'imboga kuryo azajya byuka n'akamashini kakagenda gateramo imeza n'intebe agatangira kweditinga akora hirya azarura urubuto ariyo breakfast ye ayisarura direct atangira guhita yirya wabayeho neza urumva nta bintu byo kugira ngo twipase muremure twese tugume mu mujyi wa Kigali ndabona ko rero niyo mari y'umunsi ntigucike genda nawe wigurire hanyuma gahunda zigene neza cyane reka tugaruke mu kanya gato cyane nukureho urushinge koresha Detrexe isabune ya mbere yo gukaraba ikoranye ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe iyiha ubuhangange bwo kwica bakteri mu gihe nk'iki duhanganye n'icyorezo cya coronavirus karaba amazi meza n'isabune bya Detrexe bigufashe gutsinda kino cyorezo Detrexe kandi ni isabune nziza leta yo gukaraba umubiri kuri buri muntu wese mu cyiciro icyo ari cyo cyose yaba arimo uko uyikarabye usigarana umucyo umutuzo n'umudendezo kubera impumuro yayo y'agahebuzo ihendutse ite iyi sabune ya Detrexe murayisanga hirya no hino mu gihugu muri za supermarket mu alimentation ndetse no mu mabutike atandukanye kuri mwe mwifuza kurangura Detrexe mwahamagara kuri 0788306802 kandi by'akarusho barayibasangishaho mukorera igitondo cyiza gituma umunsi wose ugenda neza iyo umugoroba ugeze igihe upangira umunsi w'ejo mushya ibanga ni rimwe icyayi unywa reka kigene uko umunsi wawe ugenda haba ku manywa haba nimugoroba uhitemo amajyani Asante Tangawizi Tea dore nk'uyu yamenye ibanga nitwa Anita Pendo benshi mumbaza imbaraga nkoresha aho nzikura ntabwo nkwisembuye oya ariko nkoresha amajyani Asante Tangawizi ayo ni amajyani arimo tangawizi akabamo n'umucyayicyayi amajyani Asante Tangawizi Tea araryoshya icyayi bundi bushya haba mu mata cyangwa se ni mu karu Asante Tangawizi Tea yibitsemo uburyohe amajyani Asante Tangawizi Tea urasanga muri supermarket na boutique bikwegereye Fortebet, play for millions now. ubwiza bw'ibirori byawe bujyana na keke wahisemo niyo mpamvu amahitamo meza Kimuli Properties Limited yabazaniye ibikoresho bikora finisage utasanga ahandi dufite kandi n'abakozi b'abahanga bagufasha ikindi kandi ibikoresho byacu ni European Standard ese ujya utekereza ko amarangi usiga inzu yawe asobanura agaciro uyiha Kimuli Properties Limited iragufasha guhitamo amarangi akwiranye n'inzu yawe ikindi kandi baguhe n'abakozi nziza cyane igurishwa kandi ihendutse kuko ni inzu ishaka amafaranga miliyoni 15 zonyine kandi ziri negociable. Iyi nzu rero ikaba iherereye i Nyagasambu hafi cyane ya kaburimbo muri metero rwose zitarenga 300 uvuye kuri kaburimbo. Iyi nzu rero ikaba iri mu kibanza kinini kandi akaba ari inzu ifite ibyumba 5 byose byo kuryamamo ndetse ikagira na douche na toilette mu nzu. Iyi nzu kandi ikaba ifite na annex. Iyi nzu rero irashaka amafaranga atari menshi cyane yuko ari inzu igezweho, ari inzu yubakishije igisenge nkuko dukunze kubivuga. Iyi nzu rero tukaba rwose
sorry, iyi nzu rero iri Nyagasambu rwose twatugira ngo ntigucike nyabuneka wowe ukurikirana Nzuri Business Group Limited, kubera ko ari inzu iri ahantu hatuwe cyane nk'uko muri kubireba muri quartier rwose iri guturwa cyane i Nyagasambu hafi cyane ya kaburimbo. Iyi nzu rero kandi ikaba iri ku muhanda kuko imodoka ihagera nk'uko nakomeje mbibabwira pardon, nk'uko nakomeje mbibabwira, ikaba ifite ibyumba 5 dushe na toilette mu nzu, ikaba irimo amakaro ndetse ikaba iri ku muhanda imodoka ibasha kuhagera, ikaba ifite kandi salon na salle à manger, ikaba ifite na annex. Iyi nzu rero ikaba iri hafi cyane ya kaburimbo nk'uko nabibabwiye muri metero zitarenga 300. Ni inzu rero ishaka miliyoni pardon, sorry ndarwaye unyihanganire. Ni inzu ishaka miliyoni 15 kandi ziri negociable, miliyoni 15 negociable ku nzu nziza cyane nk'iyi ngiyi ntabwo ikwiriye kugucika. Rero iyi nzu baye wayikunze wahamagara za nimero zacu zisanzwe arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 3 reka rero tugusabe gukomeza gukanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo ubashe kujya ubona imari zose tugenda tukugezaho, ari nako kandi wadusangaho dukorera ku Muhima kuri Yamaha ugeze muri Feruje rwose uhitona inzu ya Shema House niyo dukoreramo. Inzu rero ntikuriye kugucika kuko ni inzu ishaka amafaranga make cyane ugereranyije nuko imeze naho iherereye. Aha ni mu nzu yayo rwose, ni imbere muri salon, murabona yuko ari inzu nziza ijyanye n'igihe. Ni karibu cyane rero iwacu, umukiriya ni umwami. Iyi nzu ntikwiriye kugucika, nyabuneka miliyoni 15 n'amafaranga make cyane. Turabakunda cyane. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93.1 Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri y_nzuri_rawa. Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hirya no hino nk'uko duhora tubifuriza. Iyi rero ni ya kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Nk'uko muri kubireba rero turi mu rugendo, turi mu nzira tugenda mu muhanda wa kaburimbo, tugiye kubereka inzu nziza cyane igurishwa kandi ihendutse kuko ni inzu ishaka amafaranga miliyoni 15 zonyine kandi ziri negociable. Iyi nzu rero ikaba iherereye i Nyagasambu, hafi cyane ya kaburimbo muri metero rwose zitarenga 300 uvuye kuri kaburimbo. Iyi nzu rero ikaba iri mu kibanza kinini kandi akaba ari inzu ifite ibyumba 5 byose byo kuryamamo ndetse ikagira na douche na toilette mu nzu. Iyi nzu kandi ikaba ifite na annex. Iyi nzu rero